Rushinyi Rushinyika we ariko wowe Gashinyika bakwica we. Rushinyika niso ni musaza wawe, nako ndi musaza wawe. Rushinyika niso ni mama wawe. Rushinyika ni guhamagara se ubasi wajugira nimwe intwese gende Yesu ngabasi nzana amazi yo ngabasi nzana amazi yo ngundi yakuzanira se genda nakubya nese umuntu wamuhamaze yo kunywa ruko amubye umuntu aciye hano ntago yaza kugusaba amazi ukayamuha wowe ntago wagenda nguyihereze cyangwa umpemba ku kwezi yo nese rero najya mu nzu na hano mwahafunze basi mbari wongiye nkanywa amazi hafunze nye mwese nimba n'umujura ashobora kuza akakuyiba wicaye hano urumva uri kumva ari gute umuntu yasiga atafunze ngabasi funguranywa amazi wayavomye se ufite umukozi hano yemba ku kwezi uyakuvomera amazi ushaka nayo kugira ngo ntago wavuye kuvoma ntago mukanya nciyeho noneho ndakuvomera nge mbabarira umugore genda kuvoma genda uyakanyoko aho yagiye urahazi genda umubwire azaguhe n'amazi yo kunywa Rushinyi wagiye ugiye nimukibuka ko basi tunavuka nakubwiye ko ngewe ntago ndi Yesu uri kumva ni wowe Yesu cyangwa Imana yakugize gutyo ugende uyibwirize uguhaye amazi nyendize gutyo nyine imana abantu tuvukana kuri bagenda usigaye wirirwa wicaye ariko waranakize wa mukobwa warakize kabisa umara icyumweru wicaye nimumpereze amazi nimumpereze ibiryo nimugire gute warakize wa mwana we pe warakize ujye he ntago wagenda ngo ubyihereze basi magurutse ngende njye kure magurutse sha ufite amafaranga angana iki kubyo ntago wagurutse noneho mama niwe ubuze ko magurutse ntago warakiyemeje ikintu cyose ni ukukiguhereza ntiwakwigurira ikariso ntiwakwigurira umwenda ntiwakwigurira inkweto ibintu byose ni ukugenda tukabitora tukabiguhereza ubona wowe uzimarira icyo ubundi wapfuye ukava urumva aribyo kugira ngo biruhuke aho kuvuga ngo Imana izamufashe tumukire ahantu heza abona akagare ngo nzapfa ntabwo nizi mbago nuko wagize Imana ukabona umugira neza uzi kugura nazo ntazo twari kukugurira kuko ibintu umuntu aba yaguhaye ni byinshi pe ni byinshi kandi tumaze no gukura kuko mutumye amazi yo kunywa ngabasi ndanira ibijumba nirire ngende wahashye nkuzanira ibijumba nese ntabwo mwatetse ariko ubona ari iki kimaze kuri ino siko mbabarira umbwire mushiki ni iki cyo ubona umaze nese ko cyuyumvisha ko yakindi nese nimba utafata n'igikombe ngo ugende wihereza amazi urukumva ari iki kimaze yo kutabera wagiye kagucyurira gucyurira gute se ugende kugura ntago ari ngabasi nzana amazi nenda ahubwo reka nkubwire nari narakwihanganiye ngewe navuganye na mama uri kumva twafashe icyemezo ko ugomba kuva hano uno munsi ukareba ahandi hantu ubuze kuko Rushinyi rero nava hano nkajya aho abandi bajya nese urumva nzajya ugenda ujye Nyabugogo cyangwa se ujye mu bindi bihugu ujya ushaka kuko abantu b'ibimuga ntabwo bajya babura ukuntu babaho hajya ngo babita ngo abana n'ubumuga noneho ngo ubana n'ubumuga oreke muga genda ko kandi ibyo mubwiye niyo mpamvu mwana afunze ahangaha twari kubura gufunga gute se kandi igisambo kiza kikiba kandi wicaye hano gusa umuntu yasiga afunguye nese we na mama mwapanze kunyurana ejo bundi ntabwo banyibye inkweto wari wicaye ahangaha nese nari gufata umujura gute kandi nakaguru niyo mpamvu ndi kukubwira nyine ngo nakirukankana ni iyo ugiye gusabiriza ntabwo ugenda siko ngendera ku mbago kandi nkagenda gake ubwo urumva umuntu uturutse mu gafite inkweto namwirukanka noneho rero twafashe icyemezo ko ugomba kuva muri runo rugo ukagenda kuko kwirirwa umuntu akorera umuntu wirirwa wicaye n'ahantu isi igeze ibyo nta muntu wazabivamo sha rwose ugenda ujye kuraha wenda ujye mu bigo by'imfubyi birahari mu bigo bifasha abantu bafite ubumuga birahari ariko ujyanayo ngo ikintu ngiye gufasha kari ukuguhirika ukaguhara hirya ubundi ugahita ukomeza unagenda utagarutse hano nese ubwo numirika nkatombora nkago hepfo iriya uramaze nese mpfuye wakunguka ntabwo se ndaba mpombe ndahita nkwereka kandi ukumva haguruka ugende se nyine haguruka ugende nihuta haguruka ugende wareka nijyane nyine basi waje ugahagarara ukamba ndavuze ngo haguruka nkubone wagiye
bigize abantu ngo mubana n'uvuga ngo ntimuzakora guteze nini uzaza bahahira mwica indi mbere genda ihute genda ngamba singarekanye singaruke ngusanga aho ngaho umusambara kuri kuwusigaza nako ngo nitabe akirajyana imari zawe icyo wagigira nimo uracyari hano se ubu kuguhera mu gitondo ubu ngubu uracyagenda urugendo rw'amasanga ubu ntihagakwiye kuba ugeze mu Bugande hagarara utaba bimeze bite kuri wenyine se mbese hano hantu urahamanuka wenyine ko nta muntu muri kumwe reba ukuntu usa mu maso reba nese kuki nta muntu muri kumwe bakwirukanye bagize ute bakwirukanye iki wakoze iki b'ibimuga nese ko Imana itarabagize ibimuga nibyo niyo mpamvu bakwirukanye nese ugiye ngiye kugenda nicara ku kabaraza hanyuma se amaherezo niho ndi burare nyine uri burare ku kabaraza ejo se ahubwo se ko mu rugo mama nawe uhari watse kujyana mu rugo byibaka bakanagukarabya dore ukuntu umeze mushiki wanjye yanakwita akanakugaburira ni n'umwana mwiza ariko nengeye ku kazi ndeta none ngende n'umwe nengeye ku kazi hase kuko ni ndetse ninde kwiruka sisa musaza wawe ikiboni fata umukobwa wese no wavukanye ubumuga ni ngombwa kwiruka genda neza urananiwe se muterure se Aisha wasohoka umuntu akureba akuyasanga umfasha ari